ikiganiro The Coach RB and Mike Show aho tuganira kuri business mu ngingo zitandukanye. Undi witwa Karegeya Pipe nanditseho Pipe kugira ngo ntavuge izina ryose. Yego. Ati nyafite imyaka 23 nkaba nkibana n'ababyeyi ndakorera ibihumbi 400. Ni gute natangira kubitsa kwa ko mwatubwiye kubijyanye no kubitsa ejo hazaza kwizigama. Ubwo yarashatse kuvuga muri cya kiga bita ejo heza reka mbasezeranye ko kuwa gatatu tuzashaka umuyobozi wacyo tukaganira mu kiganiro cyacu abwira abantu ko bimeze. Ejo heza ni banke ni ni ikigega cya leta cyo kubitsamo bakagenda bakungukira inyungu z'igihe kirekire. I see, okay. So aravuga icyambere nuko namubwira congratulations kuba afite 23 akorewe mu 400 anatekereza ejo hazaza. Kuko kenshi ngiye ku 23 narimo kwangiza nkubuka n'iki byose. So icyambere ntago yabasha kumbwira afite imyenda, so icyambere nuko kurana afite imyenda, so nicyo wabanza guhera. Uragusanga ubwo imyaka 23 urumva niyo kirangiza kaminuza usanga imyenda atari myinshi. Yari nk'amashuri gusa n'iki. So icyambere uhere kujya gute kwishyura imyenda. Okay? Icyakabiri niba uyifite niba ntafite utangira gukora saving ya emergency fund hagati y'amezi 3 n'amezi 6. Ureba ko usanzwe mu rugo ushaka kuvuga uti ni gute na saving kandi ngimbana no mu rugo expenses zanyatara nyinshi. Impamvu nyikubwira nuko ugomba kuva mu rugo ufite imyaka 23 ufite akazi. Get up. Genda utangire kwiga kubaho. Atangire kwiga kwishyura inzu, amashanyarazi, y'umutekano, y'isuku, biragucarenjinga bigatuma unakura mu mutwe. Imyaka 23 wagombye niba waranje amashuri ufite n'akazi utangiye upanga kuva mu rugo. Mbere yo kuva mu rugo bantu saving hagati y'amezi 3 n'amezi 6. No kuvuga ngo ubare uvuga uti izantwara ya naya ibyo kurya bizantwara ya naya we usanga biza gutwara 250 none utangire ya saving inshuro nk'amezi 3 nibura kuko ari ubwa mbere. Numara gushyira miliyoni yice ku ruhande none ugiye gute ushaka inzu uva mu rugo. Cyo cya kabiri. Icya gatatu numara kwimukira mu nzu yawe mu kwa stable utangiye gusavinga hagati y'10 na 15% uyashyira ngo bahita ngo iki compte bloqué ejo hazaza ejo heza ikigega ejo heza. Hanyuma umaking sure ko baguha nibura hagati ya 6-8% kuri iyo investment yawe buri mwaka. So nibyo bibazo bibiri nashaka gusubiza. So mufite ibibazo mujye mutwandikira tubaganirize n'iki nzakubwira. Hanyuma hari undi wanyandikiye ko ari umudamu afite business yo gucuruza amakara. Buri cyumweru byibura apakiza ikamyo ebyiri. Buri cyumweru byibura mpakiza ikamyo ebyiri z'amakara cyane cyane ziva mu karere ka Nyaruguru, Nyamagabe ndetse na Nyamasheke zizi Kigali. Ariko ikibazo nkunze kugira amafaranga ndayabona pe, ariko ibijyanye na savings byambereye ikibazo rwose. Buri gengerageza kwizigamira ariko nkasanga nayo nayakoresheje rimwe na rimwe n'igihe bitari ngombwa. Nagira ngo mumbwire icyo nakora kugira ngo byibura ibyo kwizigamira mwatubwiye nanjye mbashe kubigira umuco. Ndabishaka ariko bikunze kunanira. Ndavuga izina rimwe yitwa Violette, irindi ntabwo ndivuga. Mike, icyo kintu hari banki nka za Beka zabunguka n'izindi. Nibyo twazabatumira akatuganiriza kuko nk'aha ngaha hari konte ushyira amafaranga ntube wemeye kuyakuramo mbere y'imyaka 2 cyangwa mbere y'imyaka 3 ku buryo yakuyemo bagukubita penalty ya hatari. Ubwo nibyo bita compte bloqué. Compte bloqué aho ntizihari na hano birakoreka. Ubwo rero Violette wagombye gufunguza compte bloqué noneho ukavuga uti ku buryo nuyashyiraho wegera access. Niba nashoboka kuvuga ndera ku 10 uhere kuri makeya cyangwa uhere kuri 20. Sinwa kutangira akenshi ikintu kica abantu nuko abashaka gusavinga 500 cyangwa miliyoni 5 cyangwa miliyoni 100 cyangwa tangira nko kuri hinja udashaka kuvuga ngo utangiye kwiruka. Sibyo? Hera kuri step imwe uvuga uti 5 cyangwa 10 nubikora kabiri kuri gatatu watangiye creating a habit. Kuko urumva ikibazo ntabwo ari amafaranga usavinga kuri yakorera, ikibazo ni umuco wo gusavinga, ni umuco wo kwizigama. Rero umuco wo kwizigama iyo ugiye guhindura umuco ntabwo wita ku mubare w'amafaranga cyangwa iki. Icyangombwa no gukora step no kushyira mu bikorwa. Niyo wa saving igihumbi, niyo wakizigama igihumbi mu cyumweru cyangwa mu kwezi, icyangombwa gutangira no buri kwezi ugasanga urabikoze amezi 2 amezi 3 cyangwa buri cyumweru. Ko buri cyumweru ko mbaza ngasanga ninjije ku cyumweru nzayamvuga mvanye 10,000 kwa mbere bizi nuko bijya kuri banki muri ya konti. N'ubikoresho 7-8 zikurikiranye uvuga uti okay reka nongereho 5 nongereho 10 gutyo gutyo. Ariko icyangombwa no kutangira ugafunguza iyo konti.